Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange aho uherereye hose, Imana iguhe umugisha. Ese waba warigize urota utwaye moto nshya? Ese waba warigize urota ubona isanane? Ahangaha rero nizo nzozi nje kugusobanurira. Mwese rero ndabasuhuje aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha mu byo muri gukora byose kandi ibarinde kandi bari gutera imbere. Mwese rero abariza USA, aho Canada ndetse no mu tundi duce ndabasuhuje, n'abari mu mpande enye z'u Rwanda by'umwihariko mwese ndabasuhuje. Inzozi zacu z'uyu munsi rero reka tuzitangirire ahangaha ni ukurota utwaye moto nshya. Ese waba uzi neza icyo bisobanura? Aha rero ndahari cyane rero ngo ngusobanurire. Niba aribwo bwa mbere duhuye rero ni uko wakanda subscribe aho gato cyane ugakora no kukazogera kugira ngo ikiganiro cyacu uzajya uba mu ba mbere bagikurikira. Ndetse kandi video yacu mu gihe yaba yakuryoheye wisharinga mugenzi wawe, ndetse na comment hasi aho mwabana mwe mujye mumbwira ko turi kumwe rwose kabisa rwose. Aha biba ari byiza cyane. Inzozi z'uyu munsi rero reka tuzitangirire mu kurota utwaye moto nshya. Ahangaha rero mu bisobanuro, ahangaha moto nshya ndetse ngo ishobora gusobanura intambwe nshya ndetse mu buzima, gutera imbere cyangwa se kubona amahirwe mashya. Gutwara byerekana kugenzura ubuzima bwawe ndetse no gufata icyerekezo gishya cyangwa se kugira ikintu gishya ndetse ugenzura neza. Ibi rero nicyo bisobanuye gutwara moto nshya. Mu buryo bw'imitekerereze ndetse aribyo bita psychology y'inzozi, ahangaha rero ngo kurota utwaye moto nshya ndetse ngo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko wari uhangayitse ku byerekeye n'icyerekezo cy'ubuzima, ariko ubu uri kwiyumva ufite imbaraga ndetse ngo zo kugenzura no gukora ndetse ibifatika ahangaha kugira ngo utere imbere. Aha rero bishobora no kuvuga kwihuta mu bikorwa cyangwa se gukunda gufata ibyemezo vuba. Ariko nanone kandi abantu benshi ndetse bafata moto nk'ikimenyetso ndetse cy'akazi gashya cyangwa se amafaranga mashya cyangwa se urundi rugendo rushya mu buzima. Moto nshya kandi ishobora no kumvikanisha amahirwe mashya cyangwa se kugira icyo ubona ndetse gishya mu buzima, akazi, ubucuruzi n'umushinga. Ngayo rero ku nzozi zo kurota moto nshya. Reka twigire ku nzozi rero zo kurota ubona isanane. Ahangaha rero kurota ubona isanane. Hano ngo kurota ubona isanane ngo ni akazu gashyirwamo imyanda cyangwa se ibintu ndetse ngo bituzuye neza, bifite ibisobanuro bitandukanye mu nzozi bitewe n'uko byagaragaye. Hano nanone kandi ni ibisobanuro rusange. Hano ngo isanane mu nzozi kenshi risobanura ibintu byahungabanyijwe ndetse kandi byahungabanyijwe umutima cyangwa ibihe ushaka gusukura no guhindura mu buzima bwawe. Rishobora kuba kandi ikimenyetso cy'uko hari ibintu ndetse ngo byahishwe ibibazo ndetse ngo byapfukiranywe cyangwa se ibitekerezo bibi ukeneye gutunganya ndetse no kwikuramo. Ahangaha nanone kandi mu bitekerezo psychology y'inzozi, ahangaha ngo kurota ubona isanane bishobora gusobanura ko hari ibintu bya kera ndetse cyangwa se amarangamutima adakemutse bikiri mu mutima wawe, bikwiye gusukurwa cyangwa se gukemuka.
ngayo rero kurota ubona isanane icyo bisobanuye. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi ukanda kukazogera kugira ngo natwe ujye ubona video zacu za buri munsi.